Tubashimiye cyane ko muri kutwumva. Amake acunzwe neza, ese wahembwe ku kazi ukishyura ibikorwa bitandukanye ukagura ibyo wifuza, hari amafaranga usigarana ku ruhande cyangwa usanga wakoresheje arenga ayo wari witeguye. Ibi ntabwo ari we wenyine bibaho, kuko abantu benshi bagorwa cyane no gutangira urugendo rwo gukoresha amafaranga neza bigendana no kwizigamira. Hari impamvu nyinshi zituma umuntu akoresha amafaranga menshi, ariko ibi nanone bigendana no kuba umuntu atazi neza ibyo akeneye, ataranabiteguye mbere yo gutangira kuyakoresha. Bituma konti yihora iri hasi mu buryo atabyizeye. Gukora ingengo y'amafaranga budget. Uburyo bwa mbere bugufasha kudasesagura amafaranga no kumenya ibyo wifuza kuzakuramo ku kwezi n'amafaranga bizagusaba. Fata urupapuro n'ikaramu wandike buri kimwe uzakenera kandi ubitondeke mu bice bitandukanye, nk'ibyo kurya, imyambaro, ubukode n'ibindi. Ibi bizakorohereza mu kuba utakoresha amafaranga mu bindi bintu utari witeguye. Kongera ingengo y'amafaranga budget, ingingo yo kwizigamira. Iyo umaze kumenya ibyo uzakenera mu kwezi, iki gihe cyiza cyo gukora ingengo y'amafaranga yawe, ushyiramo bya bintu wifuza kuzakora, ukagira n'ibyo ugabanya bigendeye ku mafaranga wakiriye. Muri ibyo bice nawe ushyiramo n'amafaranga y'utundi tuntu tuzaba ku ruhande, utari utwa buri gihe, ndetse nayo uzajya uzigama bigendeye ku bushobozi bwawe, ukagenda uyongera bitewe n'uko amafaranga ubona yiyongera. Kugabanya ibitwara amafaranga. Utabasha kuzigama amafaranga ari ku rugero ushaka, reba no ku byo ukoresha bidakenewe cyangwa ugabanya. Buri kwezi wabikora gute? Gereranya amafaranga ukoresha mu kurya muri resitora n'amafaranga wakoresha witekeye mu rugo, urebe ikizagusaba make. Tegereza gato mbere yo kugira icyo ugura, urebe koko niyo mu minsi izaza uzakomeza kugikenera n'ibindi. Kuzigama ku ntego. Bumwe mu buryo buzagufasha kuzigama byoroshye no gutekereza aho wifuza kugera cyangwa icyo wifuza gukoresha amafaranga uri bubike. By'igihe gito nko kuzigamira gukora urugendo runaka, cyangwa by'igihe kirekire nko kuzishyurira amashuri abana bawe, ukareba umubare wayo bigusaba kubika kugira ngo azabe agezweho mu gihe wateguye. Ibi birushaho kugutera imbaraga zo kuyazigama. Kugena ibikorwa bibanza mu ntego yo kuzigama. Intego ufite igira uruhare rukomeye mu kuzigama kwawe. Urugero, niba ubona uzakenera kugura imodoka mu gihe kizaza, uzatangira gushyira amafaranga amwe ku rundi ruhande uyu munsi yo kuzakoresha iki gikorwa. Ariko none ibikorwa bigerwaho mu gihe gito ntibigomba kukwibagiza kuzigamira igihe kirekire kizaza, nko mu gihe uzaba utakiri mu kazi cyangwa uri mu zabukuru. Guhitamo uburyo buboneye bwo kwizigamira. Hari uburyo butandukanye bwo kwizigamira ukoresheje konti zitandukanye. Iyo uri gutangira uba ugomba guhitamo mu buryo bwinshi ububoneye wakoresha. Mu byo ureba harimo nk'ikiguzi cyo kwizigamira, igipimo cy'inyungu, kuba wabona amafaranga yawe ku buryo bworoshye mu gihe ugize impamvu ikomeye n'ibindi. Gukurikira uko ubwizigame bwiyongera. Buri kwezi uba ugomba gukora isuzuma ry'aho ugeze uzigama, kuko bishobora no kugutera imbaraga zo gukomeza iki gikorwa no gukemura ibibazo bivuka bijyanye nacyo byihuse. Iyo umaze kumva neza uru rugendo rwo kwizigama, bituma ushishikarira gushaka n'izindi nzira wakoresha kugira ngo urusheho kubika amafaranga menshi. Aha dusubire ikiganiro cyacu nawe utaha ku ishuri.